ahitamo kujya kwikorera aribwo yahise ashaka camera, microphone n'ibindi bikoresho bitandukanye atangira gukorera online nka Yago TV show. Yago avuga ko byamutwaye imyaka 2 asevinga kugira ngo atangire akore indirimbo. Uyu musore Nyarwaya Innocent uzwi ku mazina nka Yago Pondat muri iyi minsi akaba yarahereye ku ndirimbo ye ya mbere yise Suwejo, avuga ko yayiririmbye avuga ko ubuzima bwe bwose bwari bugoye ari nacyo iyo ndirimbo igarukaho. Iyi ndirimbo Suwejo ikimara gusohoka n'abatari bazi izina Yago ndahamya ntashidikanya ko barimenye. Ibyakurikiye iyo ndirimbo byo si inkuru yo kubara, buri wese azi uko bimeze kugeza kuri ubu, ahubwo reka turebere hamwe amagambo akomeye cyangwa yafasha abandi guhindura ubuzima yagiye avugwa n'uyu musore Nyarwaya Innocent uzwi ku mazina nka Yago Pondat. Yago yaravuze ati ese urabizi neza ko bya bindi ushaka kugeraho urabizi neza ko nta muntu uzabigukorera? Yago kandi yaravuze ngo umujene wese utariyumvamo spirit yo kwirwanaho ntazigera na rimwe atera imbere. Yaravuze kandi ngo hari igihe biba ari ngombwa ko wigomeka ku byifuzo by'abandi ariko inzozi zawe ukazigomorora. Yago irindi jambo yavuze yaravuze ati nimwanca intege kuko ntazo ngira, icyo nzi cyo ni uko ntajya nibona natsinzwe. Yaravuze kandi ati njye ndi umukozi, intsinzi yanjye yose nyikesha gukora. Yago yaravuze ati umugambi w'Imana kuri njye si uw'ejo. Mu magambo yose Yago yavuze twasoreza kuri iri, yaravuze ngo igihe nyacyo cyageze kiravuga.